Bakuzi bacyo Morovete TV turabibutsa yuko dukora serivisi zitandukanye mu bworozi, ubworozi ngo bw'inkoko, ngo bw'inka, ngo bw'uya, ubworozi ubwari bwo bwose, serivisi zikenerwamo zose turazitanga. Ibyo gusa twigira abantu imishinga kandi tukishyuza amafaranga make cyane. Si ibyo gusa kandi abakeneye ko amatungo yabo ahabwa ubwishingizi turabafasha, ubwo buryo nabwo mukabugeraho. Ukeneye umuntu wagukurikiranira ubworozi bwawe, ushobora kuba utari mu Rwanda, ushobora kuba uri kure, ushobora kuba utari hafi, ushobora kuba utabona umwanya kubw'impamvu z'akazi, hamagara unshinge ubworozi bwawe. Niba ukeneye kugira ubworozi bwiza bw'ejo hazaza buzaguha amafaranga y'ikirenga, shyira mu mushinga wawe, mufashe kuwukurikirana maze ubeho utekanye, ube umuherwe udasanzwe. Bakunzi bacyo Morovete TV tubazaniye agashya kadasanzwe, tubazaniye uburyo ushobora gukoresha mu bworozi bwawe. Ntuzigere ubona inkoko zawe zarwaraguritse cyangwa se zarwaye, cyangwa se ngo ubone umusaruro wazo wasubiye inyuma, ahubwo ukarushaho kugenda utera imbere mu buryo budasanzwe. Wowe gusa tera agatebe maze udukurikirane, uhere video igitangira uyirangize, kandi ndabizi neza ko bizaguha umusaruro udasanzwe. So wowe udukurikirane bwa mbere, dufashe ukande subscribe, comment ndetse na share, twibanire, mudukurikire, mumenye ibanga muzakoresha mukarandura burundu uburwayi mu bworozi bw'inkoko. Muraho neza bakunzi bacyo Morovete TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mumeze neza? Nizere ko mumeze neza. Wowe utameze neza rero ndagira ngo nkwibutse ngo humura, mu ijuru hari Imana ijya inyuranya ibihe. Uyu munsi ushobora kuba wumva utameze neza ariko ejo ukamera neza, sibyo? Kandi nawe uyu munsi umeze neza, wibipfusha ubusa, wowe gusa senga Imana ikugumishe muri ibyo bintu, nubwo bitoroshye kuko iyo ngiye isibaga nta kinya. So nje mbakumbuye bakuzi banjye, iminsi inga yose yarishize ntaza kuri kamera, ni myinshi, hari igihe akazi kantwara pe, kakantwara. Abankurikirana hano bagira bakifuza ko naza nkabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi. Abo ngabo nabo mba nagiye kubakurikirana, kuko iyo natanze nimero yanjye hari abayikoresha bakampamaga kugira ngo mbafashe. Rero kandi urumva benshi baba bari kure, baba bari mu ntara zitandukanye. Urumva nshuti, ntago wajya muri ako kazi ngo nurangiza unazo umunsi unakore na video ngo bizakunde. Bisanga ubaharira umwanya, ugira umwanya uharira abantu bo kuri tele, ugiye n'umwanya uharira abantu badukurikirana online. So rero bakunzi banjye, ndabakunda pe, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. So rero nihutishije, sinishaka ibintu byo kuvuga ngo hari abantu nabonye ngo batinya ngo kureba video ngo kongo ziba zibarambira ngo ari ndende. Akose bakunzi banjye, uzi ko ushaka kumenya iyo ushaka kugira icyo umenya, nawe wigwa mu mwanya wawe. Ntago uzabasha kwinjira mu mushinga runaka utafashe umwanya wawe ngo uharire kuwiga ibintu. So kandi uzacunge nk'abantu bavuga ngo umuntu ararondogora ngo atinda mu kiganiro. Uzacunge neza buryo umukurikiranye ibyo ari kuvuga, nibwo urushaho kumenya ibyo yigisha, nibwo bikorohera gushyira mu bikorwa ibyo yakwigishije. Ariko ibyo usimbasimbuka video ngo kugira ngo ikunde irangire ukomeze ibindi, uba urimo kuroga business zawe, imishinga yawe uba urimo kuyiroga. Rero icyiza dufata umwanya uvuga ati, niba nkeneye gukora umushinga runaka, ngomba gushaka umwanya, nkabiharira umwanya, sibyo? Ukaba wacagize telefone yawe, waguze amayinite ahagije, kwicara imbere ya televiziyo yawe, imbere ya telefone yawe, ugakurikirana amasomo tukwigisha. Kuko nanjye ndabizi ko igihe gihenda, ntabwo naza ngo mvuge ibintu byinshi kandi nzi ko abantu bafite igihe gitoya, ariko byibuze ikirimo isomo nicyo ngomba kuvuga, sibyo bakunzi banjye? Kandi nuko ndabashimiye mwebwe mukomeje gukora subscribe,
abakomeje gukora share, Imana ibaho umugisha mwinshi. Ubu mwabonye namwe ibihumbi tumaje kuzuza by'abasubscribe, mukomeze rero mukore share n'abandi bakande subscribe. Ndabasabye abandi bakomeze bareba ama video yacu. Umva nanjye rero icyo nzahora mbitura, nzahora mbakorera no kubaho udushya, no kubaho ibintu byiza bibageza ku iterambere kandi bitabahenze cyane, bitatumye wikokora ngo umufuka wawe ngushema amafaranga, mbega ngo usigariraho ngo kubera ibintu ngo imishinga winjiyemo. Oyamba naguhaye nicyo twita supplement. Okay, so rero bakunzi bacu, uyu munsi agashya mbazaniye nihutishije. Uyu munsi mbazaniye ibintu bidasanzwe. Nkuzaniye we mworozi w'inkoko ibintu ugomba gukora bigatuma utazongera kurwaza amatungo yawe bya hato na hato. Sibyo abantu benshi bamenyereye b'ubworozi bw'inkoko, akenshi bamenyereye yuko ngo ibintu by'ibicurane, ngo ibintu byo guhirita kwa kundi inkoko ziba zihirita, barabimenye bazi ngo ni kw'inkoko zikunze kubigira, ngo umuntu agomba kubana nabyo. Wayi ngiye rero nkuzaniye agashya k'ukuntu wakitwara mu bworozi bw'inkoko zitera amagi, kandi inkoko zigakomeza zikaguha umusaruro kurenzaho uko umunsi ukeye, umusaruro ukagenda wiyongera, kandi nanone zitarwaragutse, zitarwaye. Sibyo? So rero bakunzi banjye, hari akantu gato ngiye guheraho mbabwira, ariko nyirizina ibanga rihisha ibindi byose ngiye kubibira ndaribabwira nyuma y'aka kantu ugomba mbere na mbere gukora kuri famu yawe y'ubworozi bw'inkoko. So rero bakunzi beza, mbere na mbere ikintu ugomba kwirinda kugira ngo urinde ubworozi bw'inkoko bwawe indwara, mbere na mbere nuko ugomba kuzagira gusukura neza ibiraro. Ukajya usukura ibiraro, ukabisukura imbere n'inyuma, ukabisukura neza. Okay, ukibuka guhindura isaso. Niba isaso rya wumva hari ukuntu riri kunuka, ibuka kurihindura. Niba inyuma hasa nabi, ibuka kuhahindura. Ibuka gutera umuti wica udukoko dutandukanye. Nshuti yanjye, ushobora kwibaza ngo se natera umuti umeze uti? Hari wo bita DA, cyangwa se wo bita Virocide, cyangwa se Capacide. Uyu ni umuti utera udukoko twose tudakeneye mu biraro tugapfa. Ikindi kandi ukamenya kwirukana udukoko mu biraro byawe, ari two imbeba cyangwa se intozi mu gihe zaguteye. Si ibyo gusa kandi ukamenya guteganya aho gukarabira. Sibyo? Niba hari abashyitsi bagusuye, cyangwa nawe ubwawe cyangwa n'abakozi bawe bakora muri izo nkoko zawe, hari aho bavuye bagomba kwinjira, hakaba ahantu wateguye bagomba gukarabira neza, bakakara amazi meza n'isabune, noneho bagashyira ibirenge handi wafukuye, muri ahandi wafukuye ugashyiramo amazi ari mu muti. Nshuti, si ukuvuga ngo n'abashyitsi gusa, ngo n'abashyitsi gusa ngo uzakora akantu bakarabiramo. Namwe ubwanyu ba nyiri ubworozi mugomba kugira aho mubiba muvuye hanze y'ibiraro, mugomba kugira mu biraro mugakaraba neza intoki, mwarangiza mugakandagira muri wa muti mwashyizemo iki, mugakandagira muri wa muti mwashyize hamwe mwafukuye, kugira ngo niba hari uburwayi cyangwa se ubwandu turukanye hanze, amatungo yawe ye kubigenderamo. Si ibyo gusa kandi nanone nta nkoko yemerewe gusohoka ngo uhite wongera uyemera isura mu zindi nkoko. Tuvuge niba wowe wariyemeje kororera mu kiraro, niba wariyemeje korora mu kiraro, orora mu kiraro nyine. Wirinde ngo hari inkoko zimwe ziri busohoke ngo zigere hanze ngo zize zivange na za zindi zimenyereye kuba mu nzu. No, ibyo bintu ugomba kubirandura burundu, bikaranduka mu bworozi bwawe. Niba hari inkoko rero yasohotse muri zimwe zo mu kiraro, gifata uzishyira ukwazo, ntuzivange na zimwe zitigeze ziva mu kiraro. Umara iminsi ukurikirana ubuzima bwayo cyangwa se bwazo, niba nta bwandu uzazanye uzabimenya, kuko inkoko nzima ntabwo wayiyoberwa. Niyo byagenda bite, ntabwo inkoko nzima ushobora kuyiyoberwa.
noneho nimara byibuze iminsi 3 iri ku ruhande iri mu kato wayishyizemo, navuga ko ari nk'akato, icyo gihe ikintu ugomba gukora nibwo nyuma uyisubiza mu zindi, kandi wihaye n'imiti y'amazi njya muziha, hari udutima mwashyizemo, mbega ukabona yuko iminsi 3 ishize imeze neza, uhita ubona kuyishyira mu zindi nkoko. Si ibyo gusa kandi bakunzi banjye, wowe mworozi ugomba gutegura umwambaro n'inkweto cyangwa bote wageneye abantu bagiye kuza mu biraro byawe. Mujya mubibona mu mavuriro atandukanye bajya babigira, ugasaga niba umurwayi yaje bamwambitse indi myenda se, n'urugero bamwambitse izindi nkweto, bamuhaye naga cyangwa se bamwambitse ingofero. Ni ukuvuga rero wowe mworozi w'inkoko, niba ukeneye kurinda ubworozi bwawe kurwaragurika cyangwa kurwara, ikintu ukora, gira bote cyangwa inkweto zihora mu kiraro, zaba umuguru umwe cyangwa imiguru ibiri bitewe n'uko wabishatse. Noneho ugire n'iki n'umwambaro abantu binjirana aho ngaho, so umushyitsi uje ubimwambike neza. Kandi ikindi mugomba kwibuka, nta muntu wemerewe kwinjira muri famu yawe uko yiboneye. Wowe ugomba gushyiraho itangazo ukavuga ko nta muntu wemerewe kwinjira hano atabiherewe uburenganzira, kuko inkoko n'ubworozi bwandura vuba mu gihe gitoya, kandi bukaba bwagutera igihombo ayo washoye urira n'ubundi ugakomeza ugahomba unarira. Rero bakunzi banjye, ikintu cyiza gerageza ibintu byawe bibere mu ibanga rikomeye cyane, mu mutuzo ukomeye cyane, ubirinda akavuyo, nibwo uzarushaho kunguka bidasanzwe, kandi nukuri ndabizi nyuma uzangurira. Ikindi ujye wibuka ngo abashyitsi bagusuye bamwe nakubwiraga ntibanemerewe kwinjira mu kiraro, niba baje gusura amatungo nibarebera inyuma y'ikiraro. Ikiraro cyinjirwamo n'ugikoramo cyangwa ugiye kugira ibyo agifasha, ariko kwa kundi ugira abashyitsi ukabizanamo ibintu bya gishuti cyane, no wakishe. Si ibyo gusa kandi, ugomba gusukura ibikoresho zinyweramo, ziriramo buri munsi. Munyumve neza, buri munsi amasuku ukayubahiriza neza cyane. Ikindi bakunzi banjye, urugi rw'ikiraro rugomba guhora rufunze. Aha munyumve neza, hari abantu bajya bagira ibintu navuga ni sentiment, emotion, iki ababyumva muri bombwire, akavuga ati inkoko zanjye zaraye zikingiranye, n'uyu munsi ziriwe zikingiranye, reka mfungureho gatoya zibashe kubona kuka. No, ubaka ikiraro kwa kundi nakwigishije, nurangiza umenye neza yuko inkoko zizahora zifungiranye, urugi rw'ikiraro rugomba guhora rufunze, mu rwego rwo kwirinda ibihombo bitandukanye, swata ubwandu bw'undi muntu uwo ari wese yakwinjiza cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Icya kabiri, kuzirinda ibyonnyi, ushobora kurangara gato gatinjiramo inyamaswa ikazica cyangwa ikazirya. Abaje bashaka kwinjira wenda wahugiye mu bindi bakaba baguhemukira. Si ibyo gusa kandi, ya myuka yo mu kirere, kuba hari umwuka ushobora guteza uburwayi inkoko zawe, ariko nufunga hahandi zihumekera n'undi hazinjiramo umwuka ukenewe. Utwo tuntu tw'ingenzi. Rero bakunzi ba Cyomoro Vet TV, bakunzi beza, bakunzi mudukunda mudukurikirana, ibyo bintu mubikurikize, kandi nubikurikiza neza bizakugirira iki? Umumaro. Abantu benshi bahombejwe no kuba amatungo yabo batayakurikirana akantu ku kandi. Sibyo, ushobora kuvuga ati wenda ukabona wakoresheje imbaraga nyinshi muri demarage, cyagiye utangira nazo zikiri mu mishwi y'umunsi umwe,
ukavuga ati ubu ngubu kabisa ubu nta kibazo, nta kibazo kuko ubona zakuze. Reka da, bisanga uhora uri maso. Niyo mpamvu iyo ushaka kuronka amafaranga ugomba gushora umwanya wawe, kandi urabizi ko igihe hari amafaranga, ugashora igihe cyawe ukurikirana amatungo yawe akantu ku kandi, uyitaho akantu ku kandi, nta kurangara cyangwa se ngo urebe ku ruhande. Rero bakunzi ba Cyomoro, ibyo nababwira, ikindi kiyongereyeho, ugomba gukurikirana neza ifunguro zirya rya buri munsi. Niba ari ifunguro rigomba kuba risukuye, iryo funguro rigomba kuba ryujuje ubuziranenge, iryo funguro rigomba kuba rigizwe n'intungamubiri zigiye zitandukanye. Kandi mbibutsa ngo za video nagiye mbereka zitandukanye z'uburyo bwagufasha kugira ubworozi bwiza mu mushinga wawe cyangwa se muri famu yawe, ujye ubikurikiza. Ntabwo inkoko zitungwa n'imiti gusa. Hari abantu, ndabazi abantu nanone batajya babura buri munsi ko bahaye inkoko amazi bagomba gushyiramo imiti iri inorganic. So bakunzi rero, ibyo nabyo nzabigaruka mbibabwire. Niyo mpamvu nuko hari ukuntu mbyigisha ugasanga wenda niba nk'abantu baba barize wenda veterineri, ariko se ngo umuntu ngo wize veterineri ngo yigisha gutyo, yigisha none yigisha ati urashaka ko mbigisha gute? Aho nushaka ko mbigisha ibyo nize mu ishuri gusa, kandi na nyuma y'ishuri hari ubundi bwenge, hari ubundi bumenyi Imana iba yarahaye umuntu, hari yindi mpano Imana iba yarahaye umuntu. Rero ugize amahirwe zombi ukazigira, ugomba kuzisangiza abantu kugira ngo bunguke. Kuko sinumva nk'urugero, tuvuga urwaje itungo bitunguranye, ni itungo iryo ari ryo ryose, urarebye ubona igihe umuti uzakujyaho bitewe n'ahantu wawutumirije, ukabona umuti uzajya kukugeraho itungo ryanegekanye, kandi mu by'ukuri hafi yawe hari ibyo wakifashisha. Urugero wenda uravuze ati wegeye ibibabi by'amapapayi birakwegerewe cyangwa se igisusa, ni urugero. Warangiza agatata, ariko se ko batwigishije ko ipapayi ari antibiyotike ikora ibi n'ibi ku matungo, ubu mu gihe negereje uwo muti nabaye mbikoresheje, ugasanga biba bintu biragutabara. Cyangwa se ukumva ngo wenda itungo ryanjye ryahwereye, ni urugero ko itungo ryanjye ryahwereye, imiti izajya kungeho ritapfuye, kandi ugasanga wenda iwawe mu rugo wifite iyo ndimu n'umunyu, ugahita ukora bya bindi naberetse, sibyo? Rero ibintu byose ni magirirane. Wowe uba utera komenti ngo veterineri ngo ntabwo yakigishije ngo n'ibintu bindi byo hanze by'uburyo umuntu yakitabara. No, ngomba kwigisha abantu ibintu bizabafasha mu buryo bwose. Ari ufite ubushobozi bwo kwifashisha ibintu byo hanze bindi, ngomba kumufasha. Ari n'umuntu udafite ubushobozi, ntabwo bizamubuza korora ngo nuko yabuze ubushobozi ngo bw'amafaranga yo kugura ibyo bintu bikenewe. So rero karagaciyeho bakunzi banjye, rero cyangwa bakunzi ba Cyomoro Vet TV, nurangiza iyo ndyo ukurikirane n'ibyo bintu nari mbabwiye, urebe amatungo yawe azabaho neza, azarama igihe kinini, azabaho igihe kirekire, aguha umusaruro, kandi nta nkoko yashobora gusibira. So rero bakunzi banjye, ndumva isomo ry'umunsi nari mbafitiye ni ibyo ngibyo. Bakunda cyane. Wowe rero kanda subscribe, share, comment na like.